ukuntu mpamvu udahuje inzozi. Ngenda ndashaka kubaka etaje kandi urashaka kwiyubakira kadasitere kandi ntabwo byakunda. Ahubwo icyiza reka nkureke wowe ukomeze projet ya kadasitere nanjye nkomeze ndwane na projet ya etaje. Biriya kuba ukunda umuntu ntibigatume uhona ngo utakaze inzozi zawe. Umuntu ugukunda gufasha kugera ku nzozi zawe, ntabwo akubwira ngo upfukirane inzozi zawe hanyuma turwane n'izi zanjye. Oya. Hari umu ex ujya ukumbura? Bahangayitse ko ari umwe. Sinasezeranye n'umwe gusa. Ni umwe da. Ndamukumbura. Yari inshuti yanjye cyane. Mu brage zacu twari duhuje ibintu byinshi. Ariko nanone nkishimira ko ameze neza, kuba atarapfuye. Ntabwo ndi muri ba bantu bavuga ngo naza azagwe ku gasi azagwa biriho ya.